kubera amagambo y'isi. Isi yaguteje umubabaro, isi yaguteje intambara, isi yaguteje agahinda, isi yaguteje kwiyanga, isi yaguteje kwibaza byinshi bitandukanye. Ariko mwene data, haleluya, halastipe fo eranda, Uwiteka Imana Nyiringabo yanzuye muri izo ntambara. Uwiteka Imana Nyiringabo yanzuye muri ayo magambo. Uwiteka Imana Nyiringabo yanzuye muri uwo mubabaro, muri uwo muryango, muri aho washatse. Imana igezeyo, haleluya, muri aho herereye Imana igezemo mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo yose, nashaka baraya abapfumu, nashaka baraya abarozi, nashaka baraya abadayimoni, nashaka Satani aba yarakoze inama, ibicaniro byose bubatse, Imana ishize imbaraga mu rurimi rwawe, Imana ishize imbaraga mu kanwa kawe, Imana ishize imbaraga mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe ntibukigiye kudindira, ahubwo ukimara guhagararana nanjye hari ibyo Imana intumye gutegeka ku buzima bwawe. Hari ibyo Imana intumye gutegeka ku buzima bwawe, hari ibyo Imana intumye kurangiza ku buzima bwawe, hari ibyo Imana intumye gusenya ku buzima bwawe, hari ibyo Imana intumye gukura ku buzima bwawe. Hayiwe halastipe fo eraigo zabida stikutansera, hari ibyo Imana itumye gusenya ku buzima bwawe. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo uwo mubabaro ugomba kuvaho. Mu izina rya Yesu Kristo izo ntambara zigomba kuvaho. Ubwo bavuze ayo magambo bakavuga ko ntawe uzagera, ubwo bavuze ayo magambo bakavuga ko utazakira, ubwo bavuze ayo magambo bakavuga ko nta nzira, bakavuga ko nta bukwe, bakavuga ko birangiye. Haleluya, ubundi umuntu akubonera mu gihe, ariko ntabwo abazi igihe Umwami Yesu yateguye, Umwami Yesu yanzuye. Haleluya, nyuma y'inzira z'abana b'abantu, nyuma y'inzira, nyuma y'ubutayu, nyuma y'intimba, nyuma y'amarira, nyuma y'umubabaro. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Tubahaye ikaze mwese abadukurikiye bari hirya no hino ku isi bakurikiye Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana, tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kandi ndakwaturaho amavuta yo kurwanirirwa n'Imana, uhagarare mu nsinzi y'Imana ibereye, wakire amavuta ari ku rwego rwo hejuru. Muri cya kiganiro Imboni y'Umuhanuzi turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ni umuhanuzi muramuzi, ni umuhanuzi ufite Imana mu buryo bwagutse kandi bwiza, ariko ntaranarengana aho ngaho. Ndagira ngo nkwifurize wowe ubabaye cyangwa ufite ibibazo bitandukanye, nkubwire ngo ntabwo ari ryo herezo. Ugiye kubona Imana mu buryo nawe utatekerezaga, kandi Imana ije kuba mu ruhande rwawe. Nkwatiyeho umwuka w'itsinzi. Mbere yuko twinjira mu kiganiro, ndagira ngo abanze twibwire, hanyuma nawe uje kano kanya wibuke gukora comment ndetse na sub cyangwa se subscribe, uyandikisha mu muryango mugari w'abantu bo mu Irembo Ryera. Mwese rero turabahaye ikaze. Watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bavandimwe ho muherereye mwese, inshuti zanjye zitandukanye. Imana ibaha umugisha kandi irushaho kubagura ndetse no kubitaho. Nitwa Emmanuel Habura Gato, Yesu arakora, ni imirimo y'Imana. Habura Gato Yesu arabikora bigakunda. Tunezerewe Imana rero kuba twongeye gushyika hano ku Irembo Ryera. Ntabwo ari ubwa mbere, ahubwo hano ni mu rugo, nuko nari maze iminsi ntaboneka kubw'impamvu zitandukanye, ariko zihereranye n'ubundi n'amasengesho no gusenga, kuko ni ngombwa kugira ngo ubanze uteke ibyo ugaburira abandi. Twari turi gusenga rero, tugize umugisha wo kubana namwe, none Imana ihabwa icyubahiro. Abari barambuze kuri rezo rero, nagize akabazo, telefone barayitwara ndaswapa. Ndahari rero, nagarutse kandi mpari ku bwanyu.
turi kumwe, ni ya nimero n'ubundi ngikoresha 0781 52 niyo n'ubundi ngikoresha. Noneho twavugana uko bikwiye. Imana ibaho umugisha rero. Amen. reka n'ubundi utangire udusengera Imana, hanyuma ukomeze n'ubutumwa Imana yaguhaye. Karibu. Murakoze, katwubaha Imana dusenge. Amen. Mana, mu izina ryawe ni wowe gitangaza, kora imirimo ikomeye kandi ubereye maso abagutegereje. Twisunze amaboko yawe rero, kuko ari wowe dukesha byose birimo no kubaho, kuko nta wundi ubitanga usibye wowe. Ni wowe upfumbatura igipfusi ugahaza ibyaremwe, kandi iyo uvuze biraba. Uri umubyeyi mwiza rero, turagushimiye kubw'ineza yawe mwami, kubw'uko uyitugiriye tukongera kuboneka hano ku Irembo Ryera TV. Uhabwe icyubahiro mwami Imana. Rero dusengeye bene data batandukanye, abakristo bavandimwe aho baherereye bose, kugira ngo ubutumwa bwiza utambukije hano bube impemburo cyangwa se umuyoboro mwiza wo guhembura imitima y'abababaye, umuyoboro mwiza wo guhaza abashonje, abananiwe baruhurwe n'ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Tunezerewe Imana yongeye kubana natwe. Turashima Imana yakurinze ikarinda ubuzima bwawe. Turashima Imana igenda ibana nawe mu buzima bwa buri munsi. Kandi wowe utameze neza, ndakwifuriza cyangwa se ndagusengera kugira ngo wumve ko uri kumwe n'Imana. Imana irahari rero, iragukunda, ntabwo yakureka. Abayo Imana yabamenye kera, kandi mu bo yamenye nawe urimo. Uhumure, ntabwo izagutererana habura gato. Yesu asohoza amasezerano. Iyo birenze inkombe ntibiba birenze ijambo Imana yavuze. Umugambi w'Imana uracyahari ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana urahari kugira ngo ukubature, ugukuraho ugushyira ahandi. Umugambi w'Imana urahari kugira ngo ukumare umubabaro. Umugambi w'Imana urahari kugira ngo ukongerere imbaraga. Umugambi w'Imana urahari ku buzima bwawe. Yesu aragukunda, ntabwo yakureka, kandi azakurwanira byanze bikunze. Uyu munsi rero tuje na mesaje y'ijambo ry'Imana Imana yaduhaye, kuko ntabwo twakora ikosa ryo kuza hano tudafite impamvu Uwiteka adutumye cyangwa se atwohereje kuvugana nawe. Imana iguha umugisha. Dukurikirane rero mu ijambo ry'Imana, Yeremiya bice 5. Tuganire amagambo y'Imana Imana impaye kuguhereza. Tuganire mesaje Imana intumye ku buzima bwawe, kandi ubuzima bwawe bugiye kwakira impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Bigiye kwakira impinduka. Ibice 5 umurongo wa 14, Yeremiya ibice 5:14, hari ijambo rivuga ngo nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga iti, ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi, n'amagambo yanjye nzayahindura umuriro mu kanwa kawe, azabatwike. Amen. Ndasubiramo. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga iti, ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi, n'amagambo yanjye nzayahindura umuriro mu kanwa kawe, azabatwike. Imana iduhane umugisha. Hari ibintu Imana igiye guhindura inkwi. Tumaze iminsi tubisengera kandi tubisaba Imana. Imana ibivugana natwe ko hari ubuzima urambiwe Imana ije gutwika cyangwa se ije kugukuramo. Tumaze iminsi tuganira n'Uwiteka ko hari impinduka agiye kuzana mu bantu bayo. Yesu aravuga ati, unkorera nanjye nzamukorera ibirenze. Ubana nanjye, uba muto akabana nanjye agaca bugufi mu ijambo ry'Imana, azaba mukuru mu bwami bw'Imana. Hari amasezerano rero Imana yatanze iyahereza
intumwa zatubanjirije ibaha isezerano irababwira ngo ubukire, icyubahiro ndetse no kurama ubugingo ni ibyanyu abantu bakurikiye ijambo ry'Imana. Rero iyi ni mesaje Uwiteka Imana duhaye, nje kuvugana n'ubuzima bwawe ngo Imana iragukunda, nje kuvugana nawe ko Imana igifite imbaraga zikomeye zo kubatura ubuzima bwawe, bwo kubuhindura, ifite imbaraga zikomeye zo kukugirira ineza. Ubwo bavuze ayo magambo, hari amagambo menshi wavuzwe, cyangwa se hari inzira nyinshi wanyuzemo, hari n'intambara nyinshi wanyuzemo, hari ibikomeye byinshi wanyuzemo, hari ibiteye ubwoba ubuzima bwawe wanyuzemo, hari impinduka isi yakuzaniye utarazigizemo uruhare, hari imbaraga zikomeye zaje zikwiyubikaho utazi uburyo zijemo, ariko Imana intumye kuvugana nawe, intumye kuvugana n'ubuzima bwawe. Hari ubutware bw'umwijima bwaje ku buzima bwawe, bukwinjiza muri orere itari iyawe, bukwinjiza mu buzima utari ukwiye kubamo, bukwinjiza mu ntambara utari ukwiye kubamo, bukwinjiza mu butayu utari ukwiye kubamo. Ariko Imana nyir'ibihe ikinga ntihagire ukingura, ivuga ntihagire uvuguruza ijambo ryayo. Tega amatwi wumve icyo Imana intumye kuvugana n'ubuzima bwawe. Ubwo sinitaye ubwo abavuze, ntabwo nitaye ku bakoze inama za rwihishwa, nta nubwo nitaye ku ntambara nyinshi wanyuzemo, ahubwo mpawe amakuru n'ijuru yo guhereza ubuzima bwawe. Ntabwo nitaye ku byaciye intege ubuzima bwawe, nta nubwo nitaye ku gihe umaze urwaye, ubabaye, ufite intimba, ufite ako gahinda, ufite ayo marira, ufite intambara zitandukanye mu buzima bwawe, ahubwo Imana impaye amakuru. Imana lastipefo impaye amakuru kugira ngo nganire nawe mu izina rya Yesu Kristo. Aho uherereye, ijuru rirakingutse kuvugana nawe. Ubuzima urimo, ijuru rirakingutse kugira ngo rivugane nawe. Muri bizinesi yawe, ijuru rirakingutse hatita pela sinima kugira ngo irivugane nawe. Ashipefo era Imana nyiringabo irabizi ubuzima uhagazemo, izi situwasiyo uhagazemo, izi neza intambara urwana udafitemo uruhare. Haleluya! Intambara zitandukanye, ariko abantu bose n'inzandiko zose n'intambara zose n'iby'isi yaguteye, n'ibikomere by'umuryango, n'ibikomere watewe n'urushako, n'ibikomere watewe na kavukire. Haleluya! Imana nyiringabo harabirasi iravuze ngo igiye kubihindura inkwi. Ubwo bavuze ayo magambo bakavuga ko udashoboye, utazagera kure, bakavuga ko udashoboye, ubuzima butahinduka, utabyara ngo bikunde, utatera imbere ngo bikunde, arabi hatita pela sinima. Izo ntambara zitandukanye, Imana nyiringabo sharabo hatita pela siri, Imana nyiribihe iravuze ngo ayo magambo yose n'izo ntambara zose, n'ubwo butayu bwose, n'ubwo bukene bwose, n'izo ntambara zose, Imana yohereje umuriro. Haleluya! Ubundi hari imbaraga zikora ziturutse mu byo twebwe twatura, ziturutse mu byo twebwe tuvuga. Haleluya! Jambo riravuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu uba wamaze guhinduka icyaremwe gishya, uba wamaze guhinduka umuntu udasanzwe, uba wamaze guhinduka umuntu ukomeye mu bwami bw'Uwiteka. Haleluya! Rero nje kuvugana nawe, ntuheranwe n'amateka, ntuheranwe n'ibihe, ntuheranwe n'intimba, ntuheranwe n'amaganya, ntuheranwe n'agahinda, ntuheranwe n'umubabaro, harasinimo, ntuheranwe nabyo, ahubwo Uwiteka amenye kera ubuzima bwawe, yamenye kera cyagiye usenga, yamenye kera igihe wararaga amajoro, yamenye kera watura ko Yesu ari umwami n'umukiza. Uwiteka yamenye kera harabira stikutansera, yamenye kera ubuzima bwawe si ubwo gupfa, yamenye kera aho
yakuzirikiye igomba kwakuzitura uyu munsi ukimara kunyumva ahantu bagutaye uje kuhava mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo nasengeye, ni ijambo ry'ubuhanuzi Imana impaye ku buzima bwawe. Nushaka umaze imyaka 10 urwaye, Uwiteka Imana Nyiringabo avuganye nawe. Halastipe fo eranda, ntabwo nzi ubutayu wikoreye ubwo ari bwo, ariko Uwiteka numye kuvugana nawe. Ntabwo nitaye nushaka umaze imyaka 40 utegereje ko byahinduka ariko bikanga, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo aravuze ngo amagambo yose yabaye ihuriro, yabaye ikoraniro, barakorana, baratandukanye, baraterana indimi nyinshi, baraterana baravuga, baraterana baranzura, baraterana. Umunsi umwe abayuda bakorewe inama, haleluya, ariko Uwiteka nawe akora indi nama, haleluya, yanzura ko bigomba guhinduka. Amategeko yo mu bihugu 120 by'Ishushani yose arahinduka. Abayuda babona kurengerwa, abayuda babona inzira, abayuda babona gutambuka, haleluya. Nje kuvugana nawe rero, ugomba gutambuka mu izina rya Yesu. Ubwo intambara zabaye nyinshi, ubwo we elastipe fo era shara winima atipe fo eranda, ubwo ubona nanzira kubera amagambo y'isi. Isi yaguteje umubabaro, isi yaguteje intambara, isi yaguteje agahinda, isi yaguteje kwiyanga, isi yaguteje kwibaza byinshi bitandukanye. Ariko mwene data, haleluya, halastipe fo eranda, Uwiteka Imana Nyiringabo yanzuye muri izo ntambara. Uwiteka Imana Nyiringabo yanzuye muri ayo magambo. Uwiteka Imana Nyiringabo yanzuye muri uwo mubabaro, muri uwo muryango, muri aho washatse. Imana igezeyo, haleluya, muri aho herereye Imana igezemo mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo yose nashaka baraya abapfumu, nashaka baraya abarozi, nashaka baraya abadayimoni, nashaka Satani aba yarakoze inama, ibicaniro byose bubatse. Imana ishize imbaraga mu rurimi rwawe, Imana ishize imbaraga mu kanwa kawe, Imana ishize imbaraga mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe ntibukikiye kudindira, ahubwo ukimara guhagarana nanjye hari ibyo Imana intumye gutegeka ku buzima bwawe. Hari ibyo Imana intumye gutegeka ku buzima bwawe, hari ibyo Imana intumye kurangiza ku buzima bwawe, hari ibyo Imana intumye gusenya ku buzima bwawe, hari ibyo Imana intumye gukura ku buzima bwawe. Hayiwe halastipe fo eraigo zabida stikutansera, hari ibyo Imana itumye gusenya ku buzima bwawe. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo uwo mubabaro ugomba kuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Izo ntambara zigomba kuvaho. Ubwo bavuze ayo magambo bakavuga ko ntawe uzagera, ubwo bavuze ayo magambo bakavuga ko utazakira, ubwo bavuze ayo magambo bakavuga ko nta nzira, bakavuga ko nta bukwe, bakavuga ko birangiye, haleluya. Ubundi umuntu akubonera mu gihe, ariko ntabwo abazi igihe Umwami Yesu yateguye, Umwami Yesu yanzuye, haleluya. Nyuma y'inzira z'abana b'abantu, nyuma y'inzira, nyuma y'ubutayu, nyuma y'intimba, nyuma y'amarira, nyuma y'umubabaro, nyuma y'urushako rubi, nyuma y'izo nzira ubona wabyanga, nyuma yo gutwara moto bikanga, nyuma yo gucuruza bikanga, nyuma yo kuhura n'ibihombo, Uwiteka Imana aravuze ngo ashize ububasha ku kanwa kawe, ahinduye inkwi. Amagambo yose bavuze ahinduye inkwi, ubutayu bwose wari urimo ahinduye inkwi, amagambo y'abapfumu batuye ku buzima bwawe ahinduye inkwi, amagambo yose halastipe fo eranda ahinduye inkwi, aho bakugiriye ahinduye inkwi, mu bicaniro wavukiyemo ahinduye inkwi, muri karanda ziwanyu ahinduye inkwi. Ubuzima bwawe bwose Satani yari yaraguteje bw'uwo mubabaro bw'izo ntambara abihinduye inkwi. Imana iravuze ngo ishize ububasha mu kanwa
kawe, amagambo watura ajye gutwika za nkwi, amagambo watura ajye gusenya abadayimoni, amagambo watura ajye kwirukana inyatsi, amagambo watura ayirukane satani, yirukane ubutayu butarangira. Haleluya! Ndakubwira ngo sunika, haleluya, sunika ubwo bukene, Imana iguhaye ububasha. Sunika izo ntambara, Imana iguhaye ububasha. Sunika ayo marira, Imana iguhaye ububasha. Sunika karande, Imana iguhaye ububasha. Sunika, sunika, sunika. Amagambo yawe agiye gutwika izo nkwi. Abantu babaye ibishyitsi, satani wabaye igishyitsi ku buzima bwawe, Imana iranzuye. Halastipefo eranda shalalala binima hadita pelastikutansera. Haleluya! Halastipefo, nyuma yo kwiruka, nyuma yo gushaka ntubone, nyuma yo gukabakaba ariko ntubone inzira, ayiwe halastipefo eraigo zameta pelastikutansera. Imana ihinduye inkwi, ibyo bitero byose Imana lastipefo eranda sharagaya si era harabida stikutansera, ihinduye inkwi ayo magambo yabo. Haleluya! Shalabela stikutansera hatipefo eranda tila stikutansera. Tibunde vugana n'umuntu umaze igihe arwaye indwara yanze gukira, lastipefo eranda, Imana iratumye ngo uyu munsi ni wo wawe wo gutabarwa. Imana iratumye ngo uyu munsi ni wo wawe wo kuva muri ubwo burwayi, wo kuva muri ubwo butayu. Haleluya! Halebetistipefo eranda, nawe elastipefome, ibintu byanze pe, ikikunyuze mu biganza cyose kigupfira ubusa ntacyo gisize. Uwiteka aje kuvugana nawe, aranzuye aravuze ngo uhereye none atura birashoboka. Ndatanga urugero. Umunsi umwe Abisiraheli, Mose abatuma gutata igihugu, atuma abantu 12, abantu 10 bose bagaruka bayisha imitima y'abantu ubwo. Ariko abantu 2 bahagarara imbere ya Mose n'imbere y'Imana, baratura bavuga ko komera kw'Imana, ko kutabata mu butayu, ko kutabata mu rugamba. Imana yururukira gusubiza abantu bose 10 n'abantu bari bafatanyije nabo batemera ko Uwiteka yabakura mu butayu. Abo ntibigeze bakandagira mu gihugu cy'amasezerano, abo ntibigeze bakandagira i Kanani. Haleluya! Ariko abantu 2, Yosuwa ajya kuyobora igirugari, yicaye ku ntebe, Kaleba ahindura i Heburoni. Mu izina rya Yesu, uko kutizera nibikuvemo. Izo ni nyabingi zo kutizera zikumvisha ko bidakunda. Ibyo nibiva mu izina rya Yesu. Ahubwo ni wature kuzamuka birakunda, ahubwo ni wature kwakira birakunda, ahubwo ni wature gutabarwa birakunda. Shalabila stikutansera haralala bidestipefo eranda, birakunda mu izina rya Yesu, birakunda mu izina rya Yesu. Burakunda ubwo butayu buveho, burakunda nawe winjire mu isezerano ryawe, birakunda nawe winjire muri Kanani yawe, birakunda nawe winjire aho Imana yavuze, birakunda nawe wakira ibifatika mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka waturane nanjye, ndashaka usengane nanjye, ndashaka uhagararane nanjye mu izina rya Yesu Kristo. Imana inuma y'amagambo labira stikutansera yanyerekaga abantu benshi barushye baremerewe intimba zose, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo, haleluya, hadipestikutansera aravuze ngo byose 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 byose
Imana ibihinduye inkwi ahubwo umuriro wo mu kanwa kawe. Haleluya. Urazitwitse mu izina rya Yesu. Utwitse abo barozi mu izina rya Yesu. Utwitse abo badayimoni mu izina rya Yesu. Utwitse izo karande mu izina rya Yesu. Utwitse izo nyatsi mu izina rya Yesu. Utwitse urushako rubi mu izina rya Yesu. Utwitse buri kimwe cyose. Haleluya. Tugiye gusengana Imana. Chapete stikotansera. Halabila stikotanse. Tugiye gusengana Imana. Wature birakunda mu izina rya Yesu. Wature birashoboka mu izina rya Yesu. Witeka Imana aragukiza mu izina rya Yesu. Witeka Imana yanzuye ubuzima mu izina rya Yesu. Witeka Imana ahinduye ubutayu bwawe kuba amasoko. Haleluya. Halabila stikotansera. Tugiye gusengana Imana. Wizerane nange. Tugiye gusengana Imana. Wagarane nange. Tugiye gusengana Imana. Wature birakunda. Imigozi kuziritse irazitutse. Wature birakunda. Harabila stikutanse. Abantu babagira ibigambo, ariko Imana igira ijambo. Kandi ijambo Imana yavuze irikurikirana ibihe, irikurikirana imyaka n'imyaka, irikurikirana ibihumbi. Haleluya. Wibabazwa nuko byavuzwe ariko ntibibe. Wibabazwa nuko bimaze igihe. Na Yesaya yahanuye Yesu ko azavuka ashira imyaka 200 atari yaza. Ariko haleluya, isezerano riguma ari isezerano. Isezerano riguma ari isezerano. Rero ibyo byose byaje bikabisibaniro ku buzima bwawe. Fatanya nange tubitwike mu izina rya Yesu. La bila stikutasera. Shala bila stikutanse. Halabide fo eranda. Mu izina rya Yesu Kristo. Habita stikutasera. Haleluya. Uhereye none karande zakugendagaho zirahagaze mu izina rya Yesu. Uhereye none ubutabazi bwawe bwari bwaranze burakunda mu izina rya Yesu. Uhereye none ababisha bose bateraga ubuzima bwawe abo bahindutse inkwi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Bahindutse inkwi mu izina rya Yesu. Ahubwo muri Kanani yawe, aho ngaho ni ugiye kubonera ibyishimo. Ahubwo muri Kanani yawe, aho ngaho ni ugiye kwakirira ibyiza. Ahubwo muri iri jambo, aha ngaha ni uboke mu izina rya Yesu. Ahubwo muri iri jambo, aha ngaha ni uhinduriwe amateka mu izina rya Yesu Kristo. Ibigambo byose Satani yatuye, iby'abadayimoni byose batuye, Imana ibihinduye inkwi. Bivuze nk'umuhanuzi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ibihinduye inkwi. Akira kwinjira mu mugisha wawe. Akira kwinjira mu mugisha wawe mu izina rya Yesu. Tugiye gusengana n'Imana mwene data. Tugiye gusengana nawe. La bila stikutasera. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'ubutware ndetse n'ubushobozi. Hirya yawe nta yindi Mana ihari. Ni wowe ukinga ntihagire ukingura. Amagambo y'abantu yose, amagambo ya Satani yose, amagambo y'inyatsi yose, amagambo y'umwijima yose, uje kuyatesha agaciro ku buzima bwa mwene data. Uje kuyatesha agaciro ku buzima bw'uyu mukobwa uneza amatwi. Uje kuyatesha agaciro ku buzima bw'uyu mugabo uneza amatwi. Ayo batuye yose uje kuyatesha agaciro ku buzima bw'umusore uneza amatwi, ku buzima bw'umubyeyi urushe uneza amatwi mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze Mwami Imana. Urakoze Mana nyiribihe. Urakoze Mana ikiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Zana imbaraga z'ururimi. Ururimi rwe rwatura ibikomeye, imigozi muboshye zituke mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye none yature kwambuka, yature kwambuka. Warwananye na Yosuwa, izuba rirahagarara ku manywa y'ihangu. Rwanana nawe rero
mu izina rya Yesu. Rwanana nawe rero birakunda mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Imana, urakoze mwami Imana, urakoze byiringiro bizima mu izina rya Yesu. Urakoze mwami ko ari ihumure utanze mu buzima bwa bene data mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaha umugisha kandi abagirire neza mu izina rya Yesu. Akira kwambuka mu izina rya Yesu, kandi Imana igukoreye igikomeye muri iri sengesho mu izina rya Yesu, amen. Shalom, nakagaruka.